none Yesu aravuze ngo ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo. Ibyanditswe byera ni Imana, Bibiliya ni Yesu, kuko niwe kuri, niwe utubatura. Yesu ashimwe cyane. No muri Yohana 8:31 ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Icyo tuzamenya niki? Nukumenya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ushize narababwiye Bibiliya ni ubuhamya bw'ibyiringiro mu Mana, iriho yiyerekana kandi igira icyo ikora mu mateka y'abantu. Iyo urimo gusoma Bibiliya uba urimo gusoma umwana, uba urimo gusoma Yesu, niwe mwana. Nkuko twabibonye ubushize muri Zaburi ya 2:12 ngo musome ujya mwana, cyangwa se mwemere kuba bigishwa kugira ngo atarakara. Iyo udasoma Bibiliya uba urimo ubabaza Yesu, ararakara. Iyo ijambo ry'Imana atari ubuzima bwawe uba urimo ubabaza Yesu. Yesu ashimwe cyane. Impamvu ya mbere ituma dusoma Bibiliya dushakamo urugero rwo gukurikiza. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya irimo ingero tutakurikiza, irimo abantu bitwaye nabi bakagira iherezo ribi, irimo n'abantu bitwaye neza bakagira iherezo ryiza. Umuntu yaba ashaka impamvu zituma akora ibyaha, ngo urabona ngo menya ngo na Dawidi ngo yarasambanye. Yego yarasambanye, ariko si byamuviriyemo n'ibice. Amunoni yasambanye na Tamari kandi ari abana be. Umwana kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Komeza. 5 ariko benshi muri bo Imana ntiyabishimiye. Ayiwe, benshi muri bo Imana ntiyabishimiye. Kubera iki? Nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. 6 ariko ibyo byababereyeho ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore. Ngo tutifuza ibibi nk'uko babyifuje. Nuko abaramukije mwese bakundwa bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri aho bakundwa inshuti za Pastor Steven TV mwese muherereye mu bihugu bitandukanye by'isi, Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza tudahwema kubatumirira abantu b'umumaro, abantu basizwe ijambo ry'Imana, abantu bazi ijambo ry'Imana. Duhora tubatumirira kandi ndabizi neza ko muhora mubitugaragariza muri comment ko ijambo ry'Imana rirushijeho kubaka no gukora umurimo udasanzwe mu buzima bwacu. Turabashimira ko ijambo ry'ubushize n'umukozi w'Imana Pastor Karenzi Fred yatwigishije ku mumaro w'ibyanditswe byera. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi mwamubonye ari hari imbere, ngira ngo muri muramureba. Yewe nk'umugabura w'ijambo cyangwa se nka mugenzi we mutumiye, ndagira ngo muri uyu mwanya ne kubatindira. Uyu ni umugabo nzi wuzuye ijambo ry'Imana, ndamuzi. Ndagira ngo rero umwanya we ne kumutwara, ahubwo mwakire, mite mwakira, mushengere mwakire, ubundi atubwire ikiri kundi baye umutima we. Mana ndagushimiye ko wera kandi ukiranuka. Turagushimira ko umukozi wongeye kumutugarurira uyu munsi, akaba agiye kuvugana n'abatuye isi, akaba agiye kuvugana n'abari mu gihugu cy'u Rwanda, agiye kuvugana n'abari muri Amerika, agiye kuvugana n'abari muri Canada, agiye kuvugana n'abatuye isi bose. Mwami kiri ku mutima we urakizi nk'Imana. Turakwingize kugira ngo nanone iryo jambo ryiza wateguriye muri we reka ribe ry'umumaro kuri benshi, nk'uko n'ubundi ry'ubushize ryabubatse. Reka niri aba ariko ryongera rigira umumaro mwinshi ku bana bawe mu izina rya Yesu, amen. Mukozi w'Imana nshuti yanjye ni karibu sana. Murakoze cyane. Vugana n'imitima y'abantu baragukunze cyane. Amen. Asante. Yesu ashimwe cyane. Mbashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Nejejwe n'Imana iduhaye uyu mwanya kuba imbere yayo. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Igihe abantu babona ibintu bakagira ngo ni ibintu bisanzwe,
ariko si ibintu bisanzwe. Yego. Kaze mu ijambo ry'Imana tuganire. Imana niyo yonyine ifite amavugwa, Yego. niyo yonyine ifite amavugwa. Nkunda kubivuga kenshi, Kristo niwe wenyine washoboye kugumishaho ibyo yatangiye. Yego. Mu bize amateka twarize ngo ni ibiki byatumye, ngo hari ibintu byatumye Ghana Empire izamuka, hakaba n'ibyatumye Ghana Empire imanuka, hari ibyatumye Kingdom runaka izamuka, hari n'ibyatumye Kingdom runaka imanuka, ariko Kingdom ya Yesu Kristo niyo yonyine itaragize impamvu zituma imanuka. Yakomeje izamuka. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora n'iteka ryose. Uko yakizaga kera n'ubu aracyakiza, kandi azakomeza no gukiza. Uko yabohoraga kera n'ubu aracyabohora, kandi azakomeza no kubohora. Uko yatangaga ibyishimo n'umunezero kera n'uyu munsi aracyabitanga, kandi azakomeza no kubitanga. Uko yatangaga amagara meza kera n'ubu aracyayatanga, azakomeza no kuyatanga. Uko yatangaga umunezero kera, uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora n'iteka ryose. Ubushize twaganiriye ku mumaro w'ijambo ry'Imana ndetse n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ese iryo jambo rifite imbaraga, iryo jambo rifite umumaro, waba wifuza kurimenya? Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mpamvu esheshatu zituma dusoma Bibiliya. Niba utaruzi uzimenye, arizo zonyine zizajya ziguhatiriza gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo uhure na wa mumaro, kugira ngo uhure na za mbaraga nk'uko twaziganiriye ubushize. Mbere y'uko tureba izo mpamvu, ese ubundi Bibiliya ni iki? Yesu ashimwe cyane. Ubundi Bibiliya ni Imana ubwayo, irihariye, ni Imana. Arabakunze kuyita igitabo, ariko si igitabo. Ushize narababwiye ngo ni inzu y'ibitabo, ikubiyemo ibitabo 66. We ni wo mwuzure w'Imana. Ryo niryo jambo ry'Imana risesuye, kuko nibyo Imana yavuze. Muri ibyo bitabo 66, reka mbereke ikintu kimwe. Murabona aya magambo y'umukara yanditse ku mpapuro z'umweru. Aya magambo y'umukara yanditse ku mpapuro z'umweru, uyu ni Yesu Kristo wanditse hano. Iri ni ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana 17:17 ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ibindi bintu byose ni impamo, ntabwo ari ukuri. Ukuri ni ibyanditswe byera, ukuri ni ijambo ry'Imana. Kuba wavuga uti Karenzi namubonye abwiriza ahantu, ibyo ntabwo ari ukuri uvuze. Uvuze impamo. Nibyo koko Karenzi yabwirije, ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Ibyo ni impamo. Ni impamo kuko nari ndi hano, ni impamo nabwirije, ni impamiyo, si ukuri. Ikintu uzavuga ukabuvuza ukuri ni igihe uzaba uvuze ibyanditswe byera. Ijambo riratubwiye ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Noneho Yohana 14:6 hakavuga ngo ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo. Uwo ni Yesu Kristo wivugaga. Ni we nzira, ni we kuri. Kandi haruguru hatubwiye ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. None Yesu aravuze ngo ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo. Ibyanditswe byera ni Imana. Bibiliya ni Yesu, kuko niwe kuri, niwe utubatura. Yesu ashimwe cyane. No muri Yohana 8:31 ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Icyo tuzamenya niki? Ni ukumenya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ushize narabibabwiye, Bibiliya ni ubuhamya bw'ibyiringiro mu Mana, iriho yiyerekana kandi igira icyo ikora mu mateka y'abantu. Iyo urimo gusoma Bibiliya, uba urimo gusoma umwana, uba urimo gusoma Yesu, niwe mwana. Nk'uko twabibonye ubushize muri Zaburi ya 2:12, ngo musome ujya mwana, cyangwa se mwemere kuba bigishwa kugira ngo atarakara. Iyo udasoma Bibiliya uba urimo ubabaza Yesu, ararakara. Iyo ijambo ry'Imana atari ubuzima bwawe, uba urimo ubabaza Yesu. Yesu ashimwe cyane.
impamvu ya mbere ituma dusoma Bibiliya dushakamo urugero rwo gukurikiza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya irimo ingero tutakurikiza, irimo abantu bitwaye nabi bakagira iherezo ribi, irimo n'abantu bitwaye neza bakagira iherezo ryiza. Umuntu yaba ashaka impamvu zituma akora ibyaha, ngo urabona ngo menya ngo na Dawidi ngo yarasambanye. Yego yarasambanye, ariko si byamuviriyemo n'ibice. Amunoni yasambanye na Tamari kandi ari abana be. Umwana we Abusalomu afata abagore abashyira ku karubanda aryamana nabo. Izo ni ingaruka z'icyaha cy'ubusambanyi cyakozwe na Dawidi. Turabona menya yishe umuntu, nanjye nakica umuntu. Wakica umuntu wawe? Okay, Dawidi yishe Uriya muhora ubusa. Ibyamuviriyemo ni iki? Abana baricanye. Abusalomu yishe Amunoni. Abo n'abana inkota irinjira kwa Dawidi kubera ko nawe yabikoze. Abagiye bakora ibyaha bagiye bahura n'ingaruka zabyo. Rero dusoma Bibiliya dushakamo urugero twakurikiza. Amen. Dosoma. Kuki byanditswe rero byanditswe? Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere, igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Ibice 10 urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Aravuga ku murongo wa mbere. Yego. Aravuga ngo bene data nidushaka yuko mutamenya yuko ibyo abasogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose babatirizwa muri cya gicu no muri ya nyanja gutegekwa na Mose. Bose basangira ibyo kurya, basangira byo kurya by'umwuka n'ibyo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Komeza. 5. Ariko benshi muri bo ayiwe, benshi muri bo Imana ntiyabishimiye. Kubera iki? Nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe muri bo babisengaga. Nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya bahagurutswa no gukina, kandi ntugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe. 9. Ntukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Komeza. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo
kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucihangana. Byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore. Dusoma Bibiliya rero kugira ngo itubere akabarore, dukuremo urugero twakurikiza. Urugero rubi turureke, urugero rwiza turukore. Nuba usoma Bibiliya ubumbuye Bibiliya utangiye gusoma, soma ushakamo urugero rwakurikiza. Icya kabiri, soma Bibiliya ushakamo amasezerano. Dusoma Bibiliya dushakamo amasezerano. Iyo dusomye muri Yesaya 5:1 haravuga ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi n'amarembo ntazugarirwa, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa, ibihinuzo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari jye Mana. Yesu ashimwe cyane. Dusoma Bibiliya dushakamo amasezerano. Amasezerano yanditse niyo masezerano atavuguruzwa, niyo masezerano adahinduka. Andi masezerano yose yabamo duplicate, yabamo photocopy, ariko iri sezerano ryanditse, isezerano ryanditse ni isezerano ridahinduka. Ibyo Imana yavuze bizasohora. Imana yacu ntijibeshya, nta nubwo igisa niyenda kubeshya. Hajyugana n'umuntu atari ko Mana ushaka ko kumbeshyamo. Ijambo ry'Imana, Imana ya Abrahamu, bisobanura Imana y'ibitangaza cyangwa Imana y'amasezerano. Imana ya Isaka bisobanura Imana y'umugisha. Imana ya Isiraheli bisobanura Imana ihindura. Ntijibeshya, nta nubwo igisa niyenda kubeshya. Ibyo yavuze bizasohora. Yesu ashimwe cyane. Yesu yarinze apfa, arinda azuka, atavuze ijambo ngo nubwo, ariko ntawamenya wenda. Nibyigeze biba mu kanwa ke. Igihe cyose yaravugaga ngo nukuri, nukuri. Yesu nashimwe cyane. Dusoma ijambo ry'Imana dushakamo amasezerano. Icya gatatu, dusoma Bibiliya dushakamo icyaha twakihana. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Dusoma Bibiliya dushakamo icyaha twakihana. Bibiliya iravuga mu Byakozwe n'Intumwa 17:30 ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko itegeka umuntu wese ahari hose kwihana akamenya ukuri. Ibyo wakoze wabikoze mu bujiji. Paulo yaravuze ngo ndashimira Kristo umwami wanjye wambashishije, kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, ngo nubwo nabanje kumutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, ibyo byose nabikoze mu bujiji narizera. Ibyo wakoze utaramenya, iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko iragutegetse ngo menye ukuri. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusomye Imigani 2:20 haravuga ngo byose ubimenye neza kugira ngo ubone kugendera mu nzira z'abantu bitonda no gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi. Yesu ashimwe cyane. Abefeso 5:10 hakavuga ngo mushakashake uko mwamenye ibyo umwami wacu ashima. Mushakashake ibyo umwami wacu ashima, tubishakashakira hano. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Bibiliya dushakamo amasezerano twaburana. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Yesaya 4:26 haravuga ngo nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Nyibutsa tuburane. Gira ikintu wibutsa Imana. Wibutsa Imana ibintu wizeye neza ko ari byo, ko ariyo yabivuze. Ibyo wakuye Kanyarira, ibyo wakuye Kizabonwa, ibyo wakuye Prayer Mountain, yego shobora kuba ari byo, ariko
please witonde neza umenye niba ari byo koko. Ariko ahantu bidasaba gushidikanywaho ni hano. Iyo usomye hano ibirimo hano, uku ni ukuri kudashidikanywaho. Imana yacu ntishidikanywaho, nikunda n'uyishidikanyaho. Imana yacu ni Imana yo kwizerwa no ku munota wa nyuma. Nta hantu habi habaho Imana itakura umuntu, nta n'ahantu heza habaho Imana itageza umuntu. Yesu ashimwe cyane. Yesaya 4:8-11 havuga ngo ndirahiriye icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana yacu icyubahiro cyayo ntizagiha undi keretse uri hamwe nayo, keretse uwumva neza ikivuga, kandi ikivuga kiranditse. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana ivuga cyose yaracyandikishije. Impamvu ya gatanu, dusoma Bibiliya dushakamo itegeko twakumvira. Somera igitabo cya Yakobo 2:10 ugeze kuri 13. Dusoma Bibiliya dushakamo itegeko twakumvira. Ni impamvu ya gatanu. Ni impamvu ya gatanu. Ndabakundisha, ndabashishikariza gusoma Bibiliya mushakamo itegeko ridahinduka. Imana yacu ni Imana y'amahame. Bibiliya ni ihame. Itegeko rirahinduka ariko ihame ntirihinduka. Iyo wishe itegeko urahanwa, ariko iyo wishe ihame urahagwa. Amategeko arahinduka igihe cyose, amategeko muzayabona ahinduka, ariko ibyanditswe byera ntimuzabibona bihinduka. Amen. Yakobo ibice 2:10 kugera ku 13. Aravuga ngo Na heading yaho uyisome. Ngo amategeko agomba kumvirwa. Amategeko agomba kumvirwa kumaramaje. Yego. Umuntu wese witondera amategeko yose. Umuntu wese witondera amategeko yose. Agasitara kuri rimwe. Abacumuye kuri yose. Abacumuye kuri yose. Komeza kuri 13. Kuko uwavuze ati ntugasambane. Niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana. Ariko ukica. Ubucumuye ku mategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza. Haleluya. Umva aka kantu nikitonderwa. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza. Ibyo tuvuga, ibyo dukora, nyuma y'ibi hari urubanza. Hari urubanza rukomeye cyane. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Kuko iryo ni itegeko ryo kumvira. Utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Yesu abaha umugisha. Amen. Pastor Imana iguha umugisha. Nitwabona icyo twakwitura uyu mwanya uri mu kuduha, turagira ngo tugushimire. Imana iguha umugisha n'umuryango wawe wose, Imana igukomereze mu buntu. Urakoze kuduha package y'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Amen. Ndatekereza ko abantu bari kuri uyu murongo n'ubundi ziko bakunda ijambo ry'Imana, ariko noneho babonye icyo bita full gospel. Amen. Amen. Imana rero turagushimiye. Murakoze cyane. Imana y'umugira neza, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, nizabure kutakwitura ingororano kubw'umurimo mwiza ukoze hano. Amen. Imana igumisha cyane. Murakoze cyane. Reka dusenge dusoze dusengera. Mana turagushimiye ko uri Imana itugaburiye neza, tubonye umumaro wo gusoma ijambo ryawe. Tugushimiye umukozi wawe utanze ubumenyi, ndizera ko byamaze kubaka imitima ya benshi. Umuhe umugisha utagabanyije asubira iwe mu rugo n'imiryango we, kandi umukomereze muri ubu buntu bwo kuzuza ubuzima bw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha nshuti